buye uko biri bugende uko ariko kose baraza kandi abizi ko baraza basange natwe twabiteguye nkuko biteguye nde bakamufata ku manywa twe turafata nijoro. Wowe gusumbore ntusinzire uhagarare kigabo kuko maze kubona ko ziriya ni mayibobo zazindi za mayibobo kugira amagambo menshi abantu baje bagashimuta Rugema. Mukanambara ndetse na Mama Cyusa wabonye yuko Mukanambara yateye intambwe ajya kureba Mama Cyusa, aragenda abwira Mama Cyusa ati Mama Cyusa mbabarira umfashe umugabo wanjye bamushimuse Rugema. Ati se ni bande bamushimuse? Ati kamarade ndetse na wa muhungu wakoraga iwanjye, ubwo ndavuga kamarade na Emile, baje barangije banyura hirya ku gipangu ahantu hari hagufiya, barangije barorera baramushimuta. Kagakobwa k'iwanjye gakora mu rugo niko kaje kamubona bari kumushimuta, kamaze kubabona karaza karanabaza. Ibi ngibi Mukanambara ari kugira ngo Mama Cyusa amuhe nimero zaba kamarade cyangwa se zaba Emile, namara kumuha nimero zaba kamarade cyangwa se zaba Emile, noneho aba ba Emile abe yabahamagara abatakire ababwire ngo ese kubera iki mwantwariye umugabo, kubera iki umugabo wanjye mwamushimuse, mwambabariye mukangarurira umugabo, babe bamugirira impuhwe, cyangwa se nawe afite abandi bantu yapanze bagomba kwita bataka abo ba kamarade na ba Emile, noneho bamara kubataka bakagenda bagashimuta umugabo we bakamugarura ndetse bakaba banagirira nabi abantu bamushimuse, ubwo ndavuga kamarade na Emile. Kandi ikindi Mukanambara afite ubwoba cyane, nawe ari gutekereza ikintu umugabo we ese bamushimutiye iki, ese ni ibiki bimugenza biri gutuma bamushimuse. Rero ibi ngibi Mukanambara ari gushaka ko Mama Cyusa abimufashamo, ari gukomeza abwira Mama Cyusa ati mbabarira rwose ube wamfasha, ube uze kumbwirira Cyusa, kuko Mama Cyusa yise avuga ngo ngewe ntabyo nzi, ntago nzanu baba, ntabwo mfite na nimero zabo, ariko nshobora kuza kukubwirira Cyusa. Uyu Cyusa rero ashobora kuza kugufasha, akaba yabakubwirira, yamara kuba yabakubwirira akaba cyangwa se akaguha nimero zabo, yamara kuguha nimero zabo ukaba wamenya ahantu bari, warangiza ukabahamagara ukabatakambira. Niyo mpamvu rero Mukanambara wabonye yuko yahise ataha arishima ku bintu Mama Cyusa amubwiye. Kanyana rero nawe uri kubona yuko ari gutekereza ibintu, ari kubabara, yababaye cyane kuba atarabwijije Iribagiza ukuri. Iribagiza akaba agiye gupfa, kandi Iribagiza ashobora gupfa cyangwa se agakira, ariko agakira ataramubwijije ukuri, ataramubwiye yuko bari abantu bamureze atari ababyeyi be. Iribagiza ajyaga yibaza ikibazo cyo kuvuga ngo ese ni ukubera iki Kanyana yakunze musaza we, akamukunda urukundo rwo kugira ngo abe yamubera umugore kandi bavukana, akamubwira ati ese ni ukubera iki wakoze ibyo bintu. Aho ngaho se byaba ari ikosa, ukaba wari guterereje ibintu bizira, kuko iyo abantu baryamanye bafitanye isano hari igihe babyara abantu batuzuye cyangwa se abana batuzuye ugasanga bafite ikibazo. Rero uyu muhungu yakunze nubwo bamubara ko ari musaza we, ntabwo ari musaza we, ahubwo barera ni abantu bamureze. Niyo mpamvu Kanyana akomeza atitiriza, akakomeza amukunda, akumva yakomeza gukunda uyu muhungu, ariko uyu muhungu ntabwo ari yatera intambwe ngo agende abe yabimubwira, yumve icyo umuhungu abivugaho. Mukore subscribe rero kugira ngo dukomeze tubane.